Ibihe byiza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, nizere ko rwose muri buze kuba mwagira icyumweru cyiza, nizere ko rwose uyu munsi uri buze kuba uw'amahirwe gusa. Tuyibazaniye amakuru adasanzwe mu ikipe ya Rayon Sport, rwose nizere ko tugiye kubana muri iki kiganiro urahava umenye byinshi mu ikipe ya Rayon Sport biri kuvugwa kuri ubu ngubu. Ku munsi w'ejo murabizi neza ko rwose yanganyaga na ikipe ya APR igitego 1-1 mu gikombe cy'amahoro, bikaza kuba byakiranurwa na penalty, byaje kuba byarangira ikipe ya Rayon Sport rwose itakaje igikombe. Imyaka rwose 7 biranduye ikipe ya Rayon Sport itabasha kuba yatsinda ekipe ya APR. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo ngibyo atari byo bituzanye, ngiye kuba nababwira abakinyi bagera ku 8 ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba yavuga ko batazakomezanya na ekipe ya Rayon Sport uyu mwaka. Abakinyi 8 harabara gutungura, hari nabo bataragutungura. Byakomeje kuvugwa ko bashobora kwirukanwa mu ikipe ya Rayon Sport. Nizere ko rwose wamaze kuba wakanda subscribe, ubundi bwo ukaba wakiyungaho kuri Theogene Kwizera, ukazajya ubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport ndetse no mu makipe mukunda hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Rwose n'igitekerezo cyawe ugiterekemo 5 kuri 5, utubwire uburyo ki wumva uburyo ki Rayon Sport yakagombye kuba yakitwara uyu mwaka ugiye kuba wakurikiraho. Reka tuze twababwira abo bakinyi bagera ku 8 bamaze kuba basezererwa cyangwa se bamaze kuba babwirwa ko uyu mwaka batazakomezanya na ikipe ya Rayon Sport. Yes, muri abo bakinyi 8 uwa mbere uza ku mwanya wa mbere rwose ni umukinyi wakomeje gukorogana na ikipe ya Rayon Sport ku rwego ruhambaye, nubwo yitwara neza, ariko umutoza hari ingingo Francis Christian Mbaya yamaze kuba yavuga ko uyu mukinyi rwose uyu mwaka atamukeneye, dore yuko ikipe ya Rayon Sport rwose igomba kuba yasubira ku isoko igashaka abakinyi bakomeye cyane izifashisha uyu mwaka 2026 2027. Bamwita Azizi Basane. Uyu Azizi Basane rwose ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba yamumenyesha ko rwose uyu mwaka itazakomezanya nawe, rwose yakagombye kuba yashaka indi kipe uyu mwaka. Undi mukinyi bamwita Azizi Dawo. Uyu Azizi Dawo yasinye mu mwaka hagati, yari yarasinye imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport, ariko ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba yamubwira ko rwose atazakomezanya na ikipe ya Rayon Sport bitewe n'urwego rwe ruri hasi. Amaze kuba yayikina imikino mikeya cyane, nta musaruro atanga. Bamubwiye ko rwose yazashaka indi kipe uyu mwaka azakinamo, akazakinira indi kipe rwose yifuza, ariko Rayon Sport itarimo. Abandi bakinyi bagiye batandukanye harimo umukinyi Bienvenu Joachim Vininho. Uyu Bienvenu Joachim Vininho uyu mwaka rwose yatsinze igitego 1 rwose, yatsinze ikipe ya Musanze Football Club. Uyu mwaka rwose ikipe ya Rayon Sport ishaka ko rwose nawe yazashakira ahandi, rwose ikipe ya Rayon Sport itamukeneye, izishakira abandi bakinyi yazakoresha uyu mwaka.
Bienveni Joaquim Vininyu, mbere yuko tumuvaho tujye kuri Pizarro Likao Kitoko. Uyu Pizarro Kitoko rwose biravugwa yuko ikipe ya Rayon Sports yari ifite gahunda yuko yamusinyisha uyu musore rwose, ariko ndagira ngo mbabwire ko ikipe ya Rayon Sports yamaze kuba yabyegukamo cyangwa se yabivamo, ikaba yazashakira ahandi uyu mukinnyi rwose birasa nkaho atazongera kuba yakinira ekipe ya Rayon Sports. Nshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko rwose mwamaze kuba mwaterekaho subscribe kuri iyo buto iri hasi kabisa, cyondaho kabisa ukande kuri subscribe, wiyunge kuri iyi channel yanyu, channel yacu kabisa, wiyungeho 5 kuri 5. Reka tugendane ndundi mukinyi wa 5 we ari buze kuba yagutungura. N'umukinyi w'umukongomani, amazina ye ninde? N'amazina ye nkuko mubizi bamwita nde? Bamwita Gloire Ngongo, Tambwe Gloire Ngongo. Uyu mukinyi azi gukina neza, ariko ikipe ya Rayon Sports iri kuvugwa ko yazashaka undi mukinyi ukina ku ruhande rwa Tambwe Gloire Ngongo, akazajya asimburana n'umusore bita Mugisha Taichi, mu gihe ikipe ya Rayon Sports izaba ikimufite, ndetse n'umusore bita Tony Kitoga, dore yuko we yamaze kuba yakongerera amasezerano Rayon Sports y'imyaka 2 akinira ekipe ya Rayon Sports. Bigirimana Abedi Lokando, uyu mukinyi we rwose ntago ari ukumwirukana, ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu mukinyi Bigirimana Abedi afite offre mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse n'ikipe ya APR yaje kuba yanyuzamo ivuga ko imushaka. Uyu Bigirimana Abedi we ntago ari ukumwirukana rwose, yavuze ko adashobora kuba yakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports uyu mwaka rwose, azajya kuba yakishakira indi kipe azakinira mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa se mu Rwanda. Umuzamu Fabrice rwose, ekipe ya Rayon Sports yamaze kuba yavuga ko izamurekura akajya gushaka ikipe iri ku rwego rwe, dore ko ikipe ya Rayon Sports yamuremereye akabasha kuba atatanga umusaruro uyu mwaka. Undi mukinyi ari nawe tugiye kuba twasorezaho bamwita Faringanye. Uyu Faringanye rwose imvune zaramushegeshe ku rwego rwo hejuru, kugeza naho avuga ko rwose ikipe ya Rayon Sports nawe imurambiye, cyangwa se imvune nawe zimugoye mu ikipe ya Rayon Sports, bityo agomba kuba yajya gushaka indi kipe yifuza, dore ko ikipe ya Rayon Sports rwose imaze kuba yamuremerera, atagomba kuba yakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports.